ayo madini amafaranga ayo maturo amarira iki umuturage nta kintu na kimwe amarira umuturage uretse kugenda akigira iyo muri Amerika haba buretse n'umuturage na leta ubwayo nta kintu ayimarira. Urusengero rujye rwicara rutanga ibihumbi 200 300 nta tini namba rudasora nta musoro ku nyungu ahubwo bibuke n'umusoro ku nyungu barawibagiwe ku madini genda bibutse. Ikaze bakunzi b'ikiganiro cyacu hano kuri umuntu w'Imana TV tugiye kuganira nk'ibisanzwe ese nibiki biri kuvugwa mu madini nibiki biri kuvugwa bitandukanye. Ese ukwiye kumva ko ari ngombwa ko amadini asora? Ese ukwiye kumva ko amadini agomba gutanga umusoro ku nyungu? Ibi byose wibaza bikubiye muri iki kiganiro kubaho ni Yesu. John yagejeje kuri televiziyo yacu umuntu w'Imana TV aragaruka kuri byose arabiva imuzingo aravuga byose uko byakabaye. Muribuka ko bushize turi kuganira ku urukundo mu madini, urukundo rwarakonje kubera iki abantu bajya mu madini kandi urukundo rwarakonje. Ibyo yarabitubwiye arabidusobanurira atwereka amadini uburyo akurikirana ugendeye ku rukundo mu bakristo, ku rukundo ku bantu babana mu nsengero. Ibyo byose ngira ngo mwarabyumvise. Ubu none haragarutse kubaho ni Yesu. John aragarutse agiye kutuganirira rwose hano muri iki kiganiro cy'uyu munsi ahanini gishingiye ku myemerere, imyizerere ndetse we kuri we avuga ko amadini arutwa na leta kandi amadini aza yigisha ibintu by'inkundo, ariko burya amadini yakwigisha urukundo yareka urukundo rwa mbere n'urw'igihugu. Igihugu burya leta niyo ikunda abaturage bayo, ni nayo mpamvu bavuze bati insengero zitujuje ibisabwa, izi nsengero nizo kwiba abaturage, izi nsengero ushobora kujya gusenga zikaguhirimiraho ugasanga uhatakarije ubuzima. Baravuga bati umuturage wacu arakundwa, niyo mpamvu tugomba kumurinda ibi byose. Ikindi bakavuga bati aya madini yiba abaturage bacu, aya madini yibanda ku maturo, yibanda ku bikorwa byabo bwite, ntabwo yibanda ku bikorwa by'umukristo. Ugasanga umukristo asengera mu rusengero runaka ntashoboye kwishyura mitiweli, ntashoboye kugira igikorwa na kimwe akora, ariko ugasanga baravuga ngo umukristo wabo kandi badashoboye no kugira n'ikintu na kimwe n'iki bamumarira, ahubwo ugasanga wa muntu aragarutse akomeje kuba umutwaro kuri leta. Karibu rero kubaho ni Yesu John mu kiganiro kuri televiziyo yacu umuntu w'Imana TV. Ubuhanuzi ariko akeshi uyu munsi iryo dini bita DPR iryo ubuhanuzi rifite uyu munsi nubuza ngiye kumbwira nk'ubugangire kukubwira gutya. Bashobora kuza kambwira ati Imana yatweretse yuko amagambo uri kuvuga azakurimbura. Wishyize hejuru. Ati barabitweretse, ati umuntu akaza muri go ati nabibonye, ati uzarimbuka wajya kumva ati Imana itweretse yuko wenda niba rufite kariya kazu kagiye gushya. Imana ibana na ADPR gusa. ADPR iryo dini rizakubwira ko ryeretswe ryabanye Imana yaryeretse ubukene bwawe. Uko numva se ushaka guhuza na Perezida wa Repubulika abantu bagiye kumuhanurira ngo ubutegetsi bwawe n'iki byose arababwira atari ko mwebwe Imana irababwira ibazi kundusha. Nicyo gusobanurira burya ngo abwirwa besha kumva beneyo. Urumva no kuvuga ngo abo bantu rero ntabwo mbazi uko bamugezeho nuko baganiriye, ariko buriya igihe Perezida wa Repubulika ari buryo namufashemo ko ashobora kuba ari umudive. Reka da kubera iki ko nawe atemeye ubwo buhanuzi. Buriya abadive nabo ntabwo bajya bemera. Noneho ikindi rero nabo bamubwiye iryo jambo nabo nabafashemo kuba bashobora kuba ari ADPR. Muzadukurikiranire mutubarize icyo kiganiro bagiranye mumenye abo bantu bara ADPR. Abamubajije akeshi uzasanga ari umu ADPR waba waramubwiye ibyo bintu akamubwira ngo yeretswe. Rero Imana wagira ngo yafashe igihugu kubw'imbaraga n'ubushobozi. Ari Imana inabumuhaye. Ntabwo yigeze afata iki gihugu buretse ubwe nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ngo dushyireho isengesho ryo gusengera igihugu. Ariko ntabwo yigeze afata igihugu bw'amasengesho. Ni ibikorwa yafashe igihugu bw'ibikorwa. Kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Nta ijambo ry'Imana rigeze rivuga ngo usenga azabona ibintu, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Kandi rikongera rivuga ngo nzahesha amaboko umugisha akora. Ntabwo ryigeze rivuga ngo udakora ujye usenga bishoboke. Ubundi se weho ibijyanye n'amadini nta kibazo urabitubwiye, utubwiye urukundo ukuntu rumeze.
mu madini wewe ubona ari nk'icyo amadini akwiye gukora kugira ngo agaragaze urwo rukundo baba baririmba? Ijambo ry'ivango muzamenyera ku mbuto bera. Uyu munsi rero unuko usanga ari ibitovu nta mbuto na nkeya. Aho uvuga ko ngewe mu madini yose nubwo nabonye nta mbuto na nkeya, dukunze kuba ari ukuntu njya kumva ngo u Rwanda ngo ntirufasha Amerika. Ibyo bintu ntabwo mujya mubyumva. Yego. Kuvuga ngo u Rwanda ntirufasha Amerika. Uzi ikintu kibabaje? Hano urasanga ari byo nahereyeho mvuga mu kiganiro cya mbere. Uzasanga hano dufite amadini, amatorero agiye atandukanye. Ayo madini yose aregeranya amafaranga bamaze ibyo bita amaturo. Simubizi se? Bafata amaturo bayegeranye bayakure hano bayakure hano ku mudugudu, bayajyane ku kagari, begeranye mu kagari, mu ntara, mu murenge, mu ntara, bashyire ku karere. Ayo maturo azamuka agenda agiye kuri ibyo byicaro byabo bikuru, bakagenda asohore muri Amerika. Kandi ayo maturo akuwe ahantu abantu bari bakennye mu by'ukuri. Kuki amaturo agende nagera muri Amerika? Ubwo u Rwanda ntabwo rwamaje gufasha Amerika. Rwayifashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Huye ntabwo ari mu buryo mu cyangwa ahubwo rwafashije mu buryo bwo bunashoboka, kuko bahereye ku muntu noneho wo mu isibo hasi. Ubwo se burya ngo urwego rw'amadini wenda nubwo babyirengagiza, u Rwanda rushobora gufasha Amerika cyane, ahubwo binarenze nuko abantu babitekera. Ahubwo ikibazo no gufasha umuntu umenye ko wamufashije. Iyo ufashe umuntu ukamenya ko wamufashije ni byiza. Ahubwo ikiba gikomeye gufasha umuntu ntumenye ko wagenje ute wamufashije. Noneho nakakoreka ko utanamufasha. Nyine nari nkubajije nti amadini akora iki? Amadini ikintu ngiye numva yakora kugira ngo agaragaze n'urwo rukundo, n'abashinjwa kutagira urukundo nabo bagire icyo bigira muri iki kiganiro. Amadini yakora ni gute batafata wenda idini niba riri hano mu kagari nge ntuyemo cyangwa mu mudugudu ntuyemo, ya maturo bakajya bayatura niba ari buri sabato, niba ari buri cyumweru, bakayegeranya neza. Bamara kuyegeranya bakayagarura muri babakene bacu dufite mu mudugudu cyangwa mu kagari, hakaguma nyine agakoramo. Hasohoke wowe ugiye gufasha umuntu, umwana wawe yaburaye, ugiye kugaburira uwabandi, wafashe ya maturo. Kuko niba turi abantu b'Imana, nkuko umuntu w'Imana TV nkangurira abantu, tuvuge duti dufate aya maturo. ADPR iri hano Rwinyemera, hano Rwinyemera ni akagari ka Rwinyemera mu murenge wa Karangazi. Ndi mu mudugudu wa Bwera, kandi muri Bwera harimo abakene, dufite nk'isengero nk'eshanu. Harimo n'abakene, dufitemo abasilamu, dufitemo abagatulika, dufitemo ADPR, dufitemo abo ba Yehova, dufitemo amadini yose atandukanye. Niba dukorera Imana, niguta atateranye ayo mafaranga muri ya minsi yawe yose basengeramo, bayaterateranye. Niba mara kuyaterateranye bavuga ati muri Karangazi dufitemo abakene bangana gutya, Rwinyemera, midugudu igize Karangazi na Rwinyemera, bafashe babakene bari mwaho ngaho. Ajyahe si ikibazo, barimo barasaruramo muri baba. Ubukene buragurushaho kwataka abantu, kuko ibyakabagira umurego kubikuramo babitwara. Reka ndaguha urugero. Fata nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi barakubwira bati imisoro, umurenge ukagira imisoro yawo, akarere kagira imisoro yawo, umudugudu wajya kugira gutya byibura umudugudu buri mwaka hari icyo bita umuganura. Nibura imiganura igakorwa ku rwego rw'akagari. Aguzi ko aya madini arutwa na leta kumenya abakene, kugira urukundo. Leta ikavuga ngo umudugudu ukora umuganura ku kagari, tukarya umutsima. Ngiye burya njya nkunda no gusonga umutsima w'umuganura. Rukacarara buriya cyagikora neza cyane. Noneho ayo madini akavuga ati twebwe tuzajya dufasha abantu wenda bagatandukanya iminsi, kuko wenda bose badasenga iminsi imwe, ariko ayo mafaranga agakora. Mbese niba dutanga amafaranga tugatanga iyo misoro ku rwego rw'igihugu, ikongera ikatugarukira, byibura bakagira gutya bakatunyuriza mu muhanda, bakaduhereza umuriro, bakaduha amazi, ibinini bikaza bifasha imirire. Ayo ni ya mafaranga ya misoro tuba tugeza gute, tuba twaratanze. Ayo madini amafaranga, ayo maturo amarira iki umuturage? Nta kintu na kimwe amarira umuturage, uretse kugenda akigira iyo muri Amerika
haba buretse n'umuturage na leta ubwayo nta kintu ayimarira. ahubwo usibye ko leta agenda arayikunze n'umubyeyi yarakangutse ahubwo Yari yaratinze. bari baratinze dore hari amafaranga Gira uti leta yari yaratinze. yari yaratinze yari yaribagiwe kambabwira ukuntu leta yibagiwe kugira ngo umuturage acuruze afungure iduka ry'ibihumbi 20 iduka ry'ibihumbi 20 agire tini namba abasora sibyo acuruza ibihumbi 20 bamutegeke niwemere gufungura iduka ry'ibihumbi 20 udasoze urusengero rujye rwicara rutanga ibihumbi 200 300 nta tini namba rudasora nta musoro ku nyungu ahubwo bibuke n'umusoro ku nyungu barawibagiwe ku madini. genda bibutse bagende bibuke n'umusoro ku nyungu bawushyireho kuko impamvu wenda bashyiraho n'umusoro ku nyungu dukanguke kuko ari amafaranga nta kinafasha umwene gihugu afasha abantu izi ni business aya madini kuko hari impamvu mbivuga ko ari business ni gute igituma mvuga ko ari business ndahera nk'urugero kuko twese twemera leta yacu y'u Rwanda sibyo ko ari imwe ntago tugomba kunyuranya na leta yacu y'u Rwanda ngo tujye kwemera izindi leta none ikibazo ufite ni iki ngiki umuntu arakubwira ngo arakorera Imana sibyo hari umugaturika hari umuhamya hari umwadeperi hari ayo madini n'atanu ubwo abantu bari gukorera Imana